ikiriho cyo bari mu bushotoranyi bukomeye, bari gushotora cyane AFC M23 buriya barimo baritegura ikintu kimeze nkaho ari nakita nk'intambara mbese yirimbura. Reka mba ariko mbyita intambara yirimbura. Barimo baritegura ikintu kigari cyane, ariko nka kwa kundi wigeze niba warasomye umwandiko w'umugabo w'umukene wasinziriye munsi y'igiti. Yarasinziriye yararose arota amafaranga, arota zahabu, akangutsa abura na rimwe. Nabo nibyo barimo, kuko nta hantu bafite bakanda. Ese wabonye ko ubwo M23 ari agace maze gufata kitwa Rukopfu, ahabyukiye imirwano uyu munsi hafi ya Kaniro? Rukopfu imirwano ibaye mu mwanya ushize. Bakanda kandi imyiteguro ingana gutyo yarabaye, utari kumbwira ngo uruhande bagiye guhangana narwo rwakoze iyihe? Kuko choice nta yindi no gushaka agashinge ko kuzashyira kuri icyo bahaze. Uko biri kose bapfushira abasirikari barenze 8,000 Abarundi. Igisirikare cy'u Burundi total cyarasenyutse. Mu Burundi yo byamaze kuba militarization. Niyo mpamvu uri kubona bajyanayo na za FDLR ngo basubire mu masezerano yo kurindana. Militarization mu Burundi ho iri totally 70%. Ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Eden yawe. Ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri, breakfast. The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terrasse nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira ukwasa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikawa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 7. The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. Ibihe byiza mwese inshuti bakunzi ba Bwiza TV, turabasuje kandi tubahaye ikaze. Turi ku itariki ya 17 turi mu kwezi kwa 9 tukaba mu mwaka 2024. Nitwa Shadrake, tuje kugezaho uruvugiro. Hari n'undi mugabo turi kumwe hano hirya, nawe reka musabe yivuge. Denis Ngiyumva. Ameze ute? Fresh sana. Okay. Ndakomeza kujya nkusuhuza nk'umuntu utaruherutse hano, ariko mu by'ukuri watangiye kumenyera. Kwa ikaze rero mu makuru agiye kugarukwaho cyangwa se mu makuru ari kuvugwa, ariko turaba turi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo. Abo turi bubane reka tubabwire yuko haraza uretse twe muri kubona hano babiri, turaza no kongeraho Bosco, nawe araza kudufasha mu busesenguzi ndetse no kuri update zibiri kuvugirwaho hakurya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ku ntambara ihuza M23 na FARDC nyine nk'ibisanzwe. Dufite ariko kandi na Tendeza uri kuri kamera. Ubwo rero Denis reka tumanuke, gusa ukuntu nabonye amakuru wanzaniye tugiye kuvugaho ateye, wagira ngo twasuye mu kwezi kwa 3 cyangwa kwa 4 kuno mwaka. Igihe byari bishyushye, abantu baramuka bari ku muriro, baramuka bamwe bavuga bati twatewe hanaha turaza kwirwanaho, abandi twigaruriye hanaha, abandi ni igihuha. Ibintu bimeze gutyo niho twasubiye. Ubu rero igihuha gihari, nako se ndacyita igihuhara ni igiki. Ubu FARDC irimo irikomanga mu gatuza ivuga ko yambuye ibice byinshi M23 muri Rucuru. Ni igihuha.
abandi bakavuga bati rwose ibyo bice ni ibihe ko mutabivuga amazina, iyo mirwano yabaye ngaho aho byabereye ibihuha. Ariko twabonye abantu babo bari kugaragara ngo bari kurasa, ariko ibyo barasagamo ntago twabimenye. bavuga ko ari pozisiyo ngo bamaze kwambura M23. So iyo nkuru wenda niba utayifite hafi reka manze nyisomera abakunzi bacu. Ni inkuru mushobora kubona kuri bwiza.com ivuga ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri kwikomanga mu gatuza, kivuga yuko cyamaze kwambura umutwe wa M23 ngo ibiturage n'imijyi myinshi. Ubundi ifite imijyi ngahe? Ntumbaze. Inkuru yagira iti igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva ku wa mbere kigambye kwambura umutwe wa M23 ibiturage n'imijyi myinshi yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. FARDC na M23 kuva mu cyumweru gishize barwaniraga mu duce twa teritwari za Rucuru na Masisi, aho ziriya nyeshyamba ziyobowe na Sultani Makenga zigenzura uduce dutandukanye. Ubutumwa rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aricyo FARDC banyujije ku rubuga rwabo rwa X, bavuze ko iyo mirwano yasize bigaruriye tumwe muri utwo duce dufitwe na M23. Mu magambo yabo bati FARDC yashoboye kwigarurira inabohora ibiturage n'imijyi y'ingenzi muri teritwari ya Rucuru no mu bice biyegereye, ibice byahoze bigenzurwa na M23. Bati intsinzi ikomeye ni igihamya cyo gushikama ku ntego twihaye yo kugarura amahoro, umutekano n'ubusugire mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Banungamo bati FARDC izakomeza kurwana kugira ngo yisubize ibice byose byafashwe na M23. Bati ntabwo tuzatuza kugeza ubwo tuzaba twabohoye buri santimetero yose yafashwe n'inyeshyamba, twanagaruye umutekano wose w'abaturage. Kugeza ubu ngubu M23 ntago yari yagira ikivuga kuri ubwo butumwa FARDC yanyujije ku rubuga rwabo rwa X. Icyakora ni kenshi iki gisirikare cya leta ya Kongo cyakunze gutangaza ko ingabo zacyo zigaruriye uduce dufitwe na M23, gusa bikarangira bigaragaye ko babeshyaga. Kuri ubu ngubu hakaba hari ubwoba bw'uko imirwano ikomeye ishobora kongera kubura hagati y'impande zombi, ari nabyo byabaye uyu munsi. Ngira ngo nibyo Denis afite agiye kutubwira. Zikaba ngo izi mpande zombi ziri kurwana nyuma y'uko zananiwe kumvikana, ariko nta nubwo bigize bahura. Ubundi hahuye u Rwanda na Kongo, ntabwo hahuye M23 na Kongo. M23 iheruka ariko gutangaza ko FARDC iheruka guteguza FARDC ko impande zombi zishobora kwisanga mu mirwano yeruye nyuma yo gushinja izi ngabo za leta kuba zimaze iminsi zigaba ibitero ku birindiro byayo ndetse no mu duce tumwe na tumwe dutuwe n'abaturage benshi b'abasivile. Kandi M23 bizikivuga ko irwanirira abasivile. Uko FARDC iri kwikoma mu gatuza, igitera impungenge gituma cyagiye nahise nkubwira ngo ni igihuha, nuko ntabwo ari ibintu bikomeye kuvuga agace bigaruriye, biroroshye cyane. Rero kuba batavuza ahantu bafite ni ikimenyetso cy'uko bashaka, mu mboni zanjye barashaka kurema agatima abaturage, bakababwira bati muhumure, turi ku kazi, turimo turakora. Kuko ukurikije n'amashusho yagiye ahagaragara bavuga yuko ari ayo muri utwo duce bavugaga ko bigaruriye, uyarebye ni aya ngaya. Ubona ko ni ahantu hasa nk'ahari ibirindiro. Yego hari indake, urabona ya mirongo abasirikare baba bishemo iyo bari ku rugamba, ariko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko ari M23 yari ihari. Bavuga hariho ni ibintu nyine biri aho ngaho tu. Ubwo ariko uyu munsi kuri imirwano ndavuga ngo yazindutse, yaraye. Imirwano yatangiye saa 6 z'ijoro, turavuga ko yaraye yazindutse. Saa 6 z'ijoro se aribwo yaraye iranazinduka. Iyi mirwano rero yatangajwe na Laurence Kanyuka, umuvugizi wa M23, abinyujije kuri X, aho yavuze ko ngo kuri uyu wa kabiri tariki 17 Nzeri 2024 ahagana mu saa 6 n'igice z'ijoro, ibitero byakozwe n'ingabo zishyize hamwe z'ubutegetsi bwa Kinshasa byibasiye uduce dutuwe cyane twa Rukopfu, Gisuma, Bufaransa na Zunguruka.
arangije avuga ko bino bitero byateje kubura ubuzima bw'abantu benshi kandi bikura mu byaba bene gihugu bene wabo bibiba ubwoba no kwiheba mu baturage. Yarangije avuga ko M23 ikomeza kwirwanaho no kurinda abaturage. Avuga ibi ngibi ari mu masaha 4 n'igice avuga ko ikomeje, byumvikana ko imirwano yari igikomeje. Probably n'ubu ngubu igombe kubikirimo. Ya n'ubundi ishobora kubirimo kuko hari nk'amakuru ndi kubona hano ngo ni Masisi. Masisi de combat autour de Kaniro entre le M23 et les FARDC Wazalendo. Ngo rero ni imirwano ikaze cyane, ngo yaramutse mu gitondo cyo kuri wa kabiri 17 wasanga buri no mu kandi gace katari hari ya Laurence Kanyuka yavugaga. Ubundi aho yavuze ko ari za Rukopfu na hehe. Hano rero bakavuga ko ari mu bice bikikije agace ka Kaniro muri teritwari ya Masisi, aho amakuru agera ku kinyamakuru bita Kivu Morning Post avuga ko imirwano nyine ihuje ingabo za Kongo zishyigikiwe n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'inyeshyamba za M23 bakongeraho nyine ko zishyigikiwe nande n'u Rwanda. Siko bavuga. Yes, ngo imirwano ngo yatangiye ngo ahagana saa 8 z'igitondo z'urukerera. Ngo ni za saha n'ubundi na Kanyuka yavugaga. Ngo rero ngo kuva mu masaha uyu ninda yavugaga ni umwe mu bagize societe civile utifuje ko amazina ye atangazwa. Ngo guhera saa 8 z'igitondo imirwano hagati ya FARDC na M23 irimo kubera Kaniro. Ngo inyeshyamba zafashe agace ka Rukopfu ngaho. Zafashe M23 urumva ko byarangiye ifashe Rukopfu. Na societe civile nirabyemeza. Ngo imirwano yari komereje mu bice byegereye Kaniro, abaturage nyine bari nabo bahunze kubera urusaku rw'amasasu rw'imbunda ziremereye n'izoroheje. Akibutsa ko imirwano ije mu gihe hakomeje kuzamuka umwuka mubi hagati ya M23 na FARDC, ngo nubwo hatangajwe ihagarikwa ry'imirwano nyuma y'ibiganiro bya Rwanda. Aho ngaho hari ikibazo umunyamakuru mugenzi wacu, ibya Rwanda byarangiye ngo bikuyemo inshishi, niko amakuru aturuka iyo azanywe ariko na drone unofficial drones nizo zigaruka zivuga ziti ntabwo byarangiye neza ibintu byo muri Rwanda. Hano ubwo bizwi niba bizakomeza, by the way ntibizwi niba Rwanda haragiye bazasubirayo cyangwa niba byararangiye birangiye ntawamenya. Ariko kugeza ubu ngubu urumva ko imirwano yo yongeye gusubukura, niyo mpamvu twatangiye tuvuga ngo birasa nkaho byasubiye mu kwezi kwa kangahe, kwa gatatu, kwa kundi byaga bimeze nta cyizere cyo kuvuga ngo intambara izarangiye igihe iki n'iki. Wenda hari hashize iminsi bavuga bati ubwo hari ibiganiro impande zombi zishobora kuzagira aho zihuriza intambara igahagarara, ariko urumva ko bisa nkaho byongeye kwanga. Ubwo rero turaza gutegereza twumve uko bimeze. Hanyuma uno mu polisi se umpaye we ari mu biki Denis? Uyu mupolisi we ni umupolisi mukuru kuko yungirije komiseri mukuru wa polisi bamwita. Voilà un peu le message. Même pour la population, vous devez être pour ça. Vous ne pouvez pas. Uyu nguyu rero yarari Igoma, aho yarari mu ruzinduko, akaba yabwiye rero abaturage ko abanzi bateye igihugu bazasubirayo mu masanduku, batazasubirayo ari bazima. Cyane yaravuze ati ku baturage bacu, umwanzi igihe yinjiraga iwanyu akica abagore banyu n'abana banyu, ati murumva koko mwamureka agasubirayo ari muzima? Arangije arisubiza ati hoya, agomba gusubirayo ari umupfu mu isanduku. Ati ndetse n'abaturage ntibakwiye kumureka ngo asubirayo ari muzima. Ubwo ni ukuvuga ngo arimo kubwira n'abaturage ati nyamuneka namwe nimuhaguruke. Arangije ati yaje iwacu agomba gusubirayo rero mu isanduku. Ariko Denis, hari ikintu mpise nibaza, ujya ubona ukuntu Tshisekedi ashobora kuba yaramaze kumobiriza ingabo cyangwa abantu bose bo mu biturika biwe ko bagomba kujya mu murongo wo kwemeza yuko M23 ari abanyarwanda. Cyane rwose ntago nta n'umwe ugaragaza ko afitiye santima bano bantu nk'abanyekongo. Ninde bajyaga bavugana ni Chibangu? Ninde hari uwo bajyaga bavuga bashaka kubona ko bari abarwanda ubona ari abakongomani, ariko nawe nta kivuga. Ariko nanone andi makuru nabonye heko iyo nkuru ntago yaje gusohoka, byagenze gute?
yuko hari abantu bashaka guhirika Tshisekedi muri FARDC irahari kuri Bwiza sinayibonye hora nayibonye nanjye nayibonye kuri Bwiza ariko ngo 32 yego 32 bafunzwe se mu bihe bitandukanye bafungiwe rimwe byagenze biti reka turebe ko nibihari reka tuyicemo turebe kanze banze nanjye ngufashe ninyi gutanga ndakubwira ibyayo muri rero ngiyi ari benshi ra yavuga ko ari abasirikare 32 ba FARDC barimo na generali bakurikiranyweho gucura umugambi wo guhirika Tshisekedi. Murabibona kuri bwiza.com n'abasirikare 32 bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gisirikare cy'icyo gihugu ndetse bari kumwe n'abasivile 11 bafunzwe bakurikiranyweho ibyaha birimo gucura umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere yuko mbereka ino foto reka banze deni rebera hepfo ngaho mbese inkuru ikurikira ikomeza ivuga ni babandi bo kubwa Maranga n'abandi oya biratandukanye Maranga se barimo abasirikare ba FARDC ko ari abo yizaniye akasumugani Maranga ko ari abo yizaniye hano urumva arimo n'umugenerali bita Inyengele Bakati Erikson abase batawe muri yombi ryari ubushinjacyaha bwavuze ko babakurikiranye ibyaha birimo gucura umugambi nako bino wari umaze kubisoma muri rubanza ariko ngo ntihasobanuwe uko abaregwa bakoze biriya byaha bijyanye no kuba ababunganira amategeko basabye ko urubanza ruba rusubitswe by'agateganyo mu gihe barimo gutegura uko babasabira gufungurwa by'agateganyo ubushinjacyaha nabwo bwabibemereye ko babitegura dore uno mu generale Kengeri banza ari uyu nguyu uri ku ruhande wambaye ibirokoroko bitukura n'amapeti atukura ari iburyo bwanjye ukurikijeho ahubwo ari iburyo bwanjye ko nawe ni iburyo bwawe nibyo da so ubwo rero urabona ko hari abandi bamwegereye bafite amapeti zino nyota n'iz'abakoroneri urabona ko ari abakoroneri uriya se ufite igipfuko buriya byagenze biti wasanga bamuhondaguye usanga babazanye hano bamaze kubakoramo bazaza gukomeza kudukurikirana wambwira ko no mukoroneri kino gipfuko yagikuye ko atari ku rugamba ubuse yaraguye agenda nijoro ahubwo se hari akantu babu nyine atari yavumbura mu buriya nyine ni ukuntu inkuru ziba zahise zimugeraho ariko baraza kubibona ukuntu batawe muri yombi yari igikorwa cyagenze gute cyangwa babizumvikanira mu rubanza niba mu rubanza nibwo bizagarukirwaho neza basobanura uko babigenje so ni ibyo ngibyo rero hanyuma reka duhe n'ijambo umuvandimwe Bosco kuko nawe twamubabwiye yuko aza kutugezaho update ndetse akaza no kudusesenguraho gatoya kuri ino scenario igarutse ibintu bisubira udubi ubwo nyuma yiwe tuhita tujya ku musozo kuko twababwiye yuko uyu munsi tutaza kutinda kandi twakubita tubangura kandi twababwiye yuko turaba turi muri DRC gusa niyo gituma rero ubwo nyuma ya Bosco tuhita tubabwira tuti Astra Vista ariko mbere yuko aza ntabwo twabikora ariko bitumara kumubona gahunda iraba ari iyo ngiyo Bosco yahageze biriwe neza Bosco hello amakuru ni meza turakomeza wamfura we meze neza cyane nta kibazo ndashimira Imana ariko nicaranye na Denis Nsengiyumva ese aracyabaho yose yajya he ariho arahumeka kuri wowe yabaye nk'imboga mbi kuri jye nari nacishijeho amatangazo Dene uraho komera cyane ariko ugombe kuzi guteranya Denis tuhoze dusangira ngo nk'imboga zimeze gute njyaga mbu wa mbere twahoze dusangira uribeshye Bosco narimba kumbuye nanjye icyakoze da nawe ugira umutima wo kumbura se ko utajya umvugisha se ko nta nimero zawe se ngira nazo wamaye koze yayo bashadaraki ndaziguha Denis ndaziguha tukivanga ndaziguha niba koko tunaba muri ya groupe imwe
tunaba muri ya groupe imwe cyane urumva Denis urumva yabura urwitwa ariko Yayindi Denis biganiro. muvuganiye ubundi Denis ntabwo ajya amenya kuburana ndo avoka we muburaniye Denis agira ukuntu aba afite utuntu twinshi ahugiyemo buriya aravanga ahita ajya kureba ukuntu kuri website bimeze cyane n'ubu ngubu ndi gutera akajisho nkabona ndi muri manka icyo gituma ariho Correct. ushobora kubona rwose twamugundiriye ukagira ngo ni urundi rwango ariko Denis aba ari busy cyane ariko umuntu wihugiraho uhugira mu bye n'ubundi birangira ateye hahandi. rero tukuzanye uyu munsi dutangira ikiganiro twabwiye abadukurikira ko dusa n'abasubiye mu bihe byo mu mezi ya kera ntabwo ari mu myaka ni mu mezi nko mu kwezi kwa kane cyangwa mu kwa gatatu yewe no mu kwa kabiri twajyaga tubona abantu bitwa abawazarendo n'abandi bari kumwe nabo cyane cyane nka Sadeke na Faridese bari kwigamba ko bambuye mu veretu y'ibice bitandukanye bavuga bati umwanzi arimo arakubitika cyane muri icyo gihe twabonaga kandi amatangazo ya Muvenitura nayo yabaga ari kuvuga ati abantu batukabye bitera aha n'aha turaza kwirwanaho kinyamwuga no kurwanira abaturage b'abasivile atari uko barekeye aho gukora ayo matangazo ariko byasaga nkaho bitakiri byinshi ariko byongeye gusa naho bibaye byinshi uyu munsi habaye iki mu mboni zawe habaye iki Bosco urakoze Shadrack abantu bajya bakurikira BND mu news ngira ngo nayo babwiyeho uko barimo baritegura ikintu kimeze nkaho ari nakita nk'intambara mbese yirimbura reka mbe ariko mbyita intambara yirimbura barimo baritegura ikintu kigari cyane abo bazarendo n'abo ba FRDC sinzi niba hari aho bigambye babohoje harahari se nta mazina bigeze bavuga nta mazina bavuze ariko bagaragaye bari kwigamba bavuga ko bayambuye ahantu henshi nigeze kubona ahantu mu gasozi bari kuyerekana bavuga ngo bakigaruriye agasozi ariko ikiriho cyo bari mu bushotoranyi bukomeye bari gushotora cyane AFC M23 buriya no kugira ngo njye mvuga ibintu buriya biri kiriya nagarutse mu kibuga cy'amakuru reka njye nyavuga nanayareba neza yego ku wa gatanu no ku wa gatanu buriya mu kibaya ku mabere y'inkumi sinzi niba mwarabimenye ku mabere y'inkumi oya ku mabere y'inkumi barashotoye bashotoye intare zibahondahonderamo zibakuramo defense ebyiri zibakuyemo zihita zongera ziviramo zisubirira inyuma ntabwo baragenda kuva saa munani leta yari itangiye gusharinga izo defense bari babakuyemo n'inyuma ya Kanyamahoro barasharinga nkabona nta muntu basubiza kuko intare za Sarambwe zari zahavuye nabo barongera basubirayo ubwo rero bigenze gutyo bo baragenda bakifotoza bakibagirwa ko mu masaha 5 ashize bari bahabatuburiye wigeze ariko amateke ya Kinyarwanda urayazi amateke ya Kinyarwanda ndayazi uzi ukuntu icyera bajyaga bayateka mu bishishwa iyo wajyaga kuri rya ubwo batendeza ntago babizi ntago waritonoraga wakuragaho agatwe ubundi ugafata ku mutwe ku kibuno ugakanda rigatubukira mu kanwa nabo rero baba bibagiye ko mu masaha 5 ashize babakoze nk'iryo teke noneho bahagaruka abantu bari babatuburiye twigaruriye oya intare za Sarambwe ziri mu birindiro byazo nta namwe barazikura mu hantu zahoze ahubwo ubwo aho baba bari kwigamba ngo bahafashe ari nacyo ubona intare za Sarambwe ziba ziri kongera nazo zikajya gutabaza ziti abantu batumereye nabi bari kudushotora ziba zabakubise niba reka tuvuge urugero nanjye kugengera imisozi yo mu Rwanda imbwira imisozi y'u Burundi uzi amazina y'imisozi biruzi nguho urugero Denis nayivu wasa ndayibuka Ruyigi ni umusozi ra kahandi kwa Rabini ku Musaga no ku Mutaga nk'uko bamwe bari ku Mutaga abandi bari ku Musaga noneho abo ku Mutaga bakajya kwataka abo ku Musaga
bakaza bakabakubita babakura ku musaga ku mutaga bakakura bakaba birukankana bakongera bakisubirira ku musaga wabo. Babandi bagaruka ku mutaga bakabona kujya kubyina ngo twigaruriye twongeye twishubije mutaga, kandi wayigukubitiyemo arakuzibiranya arongera aranitahira. Nibyo biba byabaye, nta rindi yigarurira riba ryabayemo. Utabizi rero aragira ngo ngo basoda na biso bazo progresse mbese nuko ni babakubise, bamaze kubakubita barongera baritahira bisubirira hamwe bari baje kushotora bari. Noneho bo bagaruka hamwe bahoze bakabyinira ku rukomo bati twahishubije, ariko ntabwo baba bahishubije, ahubwo baba bagarutse aho bari babahaye tetwa nko kubabwira ntimwongere kugaruka hariya turi, musubira ahahanye ariko ntimwongere kugaruka hariya turi. Rero icyo bakakibara muri success bagize, ariko ntabwo iyo success muri make. Ese wabonye ko ubwo M23 hari agace maze gufata kitwa Rukopfu ahabyukiye imirwano uyu munsi hafi ya Kaniro? Rukopfu imirwano ibaye mu mwanya ushize, ntabwo yazindutse, ntabwo ari imirwano yazindutse, ibaye mu mwanya ushize kuko bari batatse kuri AFC M23 bayirasheho nyine. abantu bavuye Rukopfu irabarasa, ni bya binini babwiraga, irabashorera. Ubu tuvugana Rukopfu baracyayirimo, ariko kubera nyine ntekereza ko ibyo tutazi twebwe biba biri mu myanzuro y'abayobozi, bitagutangaza Rukopfu bayivuyemo bakongera bakisubirira aho bari bari. Hanyuma FIDC ejo ikaza ikavuga ati twahabohoje twishubije Rukopfu. Kandi Rukopfu urabyumva ko bo baravuze bati twabakubise tubakwira Rukopfu, bari Rukopfu ariko ntawe uzi ngo bari buhagume, ntawe uzi ngo bagiye bafashe Rukopfu mu rwego rwo gusubiza inyuma no kuzibiranya ibitero byavaga Rukopfu, ariko ntago tuzi neza niba bari ufite gahunda yo kuguma Rukopfu. Ubwo nibagira iyo gahunda tuzumva n'ejo bafasha ahandi hari imbere ya Rukopfu, kuko abari bugerageze kugaruka kutuza Rukopfu barabakubita, umutsinze ntaho araba yagiye arashorera n'ubundi. Hanyuma Bosco, ari icyo uvuze, ari cyo wavuze mu kanya utangira, wavuze ngo bari kwitegura ikintu gikomeye cyane. Ikibazo cyanjye ni bishingikirije kuki? Hanyuma kuri iyi nshuro bishingikirije kuki? Anabijyanisha n'ibyatangajwe n'uyu mupolisi mukuru wungirije wa Kongo uri kuvuga ati abantu baduteye bagomba gusubirayo mu masanduku ari abapfu. Uwo wabivuze ari he? Yari arigoma. Ashobora kutazahava. Ashobora kutazahava. Azabazwa ni kubera ko erega Goma, ereka nze mbabwire. Buriya hari ukuntu umuntu agukubita akanagukubita n'agasuzuguro kuko kwereka ko imbaraga zawe ntacyo zivuze. Goma AFC babishatse bagenda bakayifata n'abariya bakabafunga. Uwo batafungiramo utapfiramo bamufunga, undi akatoroka akajya gusaba ubuhungiro akajya nkamira. ariko ntago yabishatse. Uvuze ngo yabishatse ariko ntiyabishatse. Ntabwo irabishaka ibyo. Ntabwo ibyo irabishaka. Noneho rero warumvaje utese bari kwishingikiriza kuki kugira ngo bategure ibyo bintu. Hari ukuntu mentalite z'abantu bibeshye ko ubwinshi ari n'uwigeze kukimbwira, hari uwigeze kukimbwira kansozo umusore ufite TikTok bita ngo intare za Sarambwe. Twari duhuriyeyo arambwira ngo tubarusha ubwinshi, ngo nitubishaka tuzabamara. Uwo musore se yabimbwiye umuntu twari duhuriye kuri iyo TikTok yiwe nyine yari afite live. Abikubwira live imbere. Uwo musore yari afite live iriho abanyekongo bose. Benshi bose n'ibyako. Ambonye amenye ko ari BNDM. Arambwira ati uri umufana w'intambara, uri fanatisme w'intambara.
ariko turabarusha ubwinshi tuzabamara nicyo rero bagenderaho. Barunze abarundi bararifosinze bazanye abarundi bashya muri izi ntambara. Bari bahari ndababwiza ukuri, hari ukuntu njya numva muvuga ngo bamaze kubapfushiriza nk'abasirikare 1000. Abasirikare 1000 ko bari fosinga abasirikare b'u Burundi babahe. Iyo muvuze ngo bapfushira 1000 mwagiye mureka gushinyagura ko abantu tuvuga ururimi rumwe. Bapfushira abasirikare barenze 8,000 abarundi. Igisirikare cy'u Burundi total cyarasenyutse. Mu Burundi yo byamaze kuba militarization. Niyo mpamvu uri kubona bajyanayo na za FDLR ngo basubire mu masezerano yo kurindana. Militarization mu Burundi ho iri totally 70%. Noneho rero ukurunda abasirikari hariya benshi bamaze kuharunda abasirikari benshi n'ibikoresho byinshi, nicyo kiri gutuma bashotora. Uribuka wa mugabo n'umugore harya n'umugabo uri wari wagiye muri Angola bita Ndikwanga Kayikwamba Wagner Kayikwanga, ariko waretse tukavuga izina ry'abandi neza, yitwa Wagner Kayikwamba. Urambwira ngo mvuge ikiruba Wagner Kayikwanga baragira ngo ugiye mu kiruba nk'umurubando we buri mubwiye ngo vuga Mugisha ntiyavuga Mugisha. Ariko se ubwo ibyo bintu ubundi ntabwo aba ari ikibazo muba mufitanye cyo nk'abanyekongo Bosco, ni agaciyemo wenda waza kumugaruka ibyo wari ugiye kumuvugaho, ariko ubundi kuba mudahuza ururimi byo by'ubundi si kimwe mu bintu mupfa buriya. Ariko abandi ntibabipfe yakabaye ubutunzi, ahubwo tukazubaka ikizu kinini cyamize abantu bakajya bajya guhuriramo bakaza kureba uburyo Kongo itatswe n'indi inyoni y'amabara menshi yitwa mbi. Ntiyakabaye ari umutungo cyane rwose. Ko inyoni y'amabara menshi bitayibera mbi ngo ntiyabona uko yihisha, ahubwo ayo mabara yabyaza umusaruro aho umutungo wayo kamere abantu bayikundira. Nibyo byo cyo kora nibyo. Ikomereze ku ngingo y'ibyo wari uri kumuvuga. Kubera ko isoko y'ubutunzi ubundi iva mu bwonko. Icyo rero nicyo abazungu babandi kuza bakorera abanyekongo. Umugabo bita Dr. Ruki Rusa mwita Dr. Rusa ya Dr. Rusa niwe bazavuga ati ubwo abazungu bazaga baravuze ngo ntibazubake uruganda na rumwe muri Afurika, ahubwo Afurika bayubake mu insengero. Baravuga bati ariko nitutubaka uruganda bazatubona nabi, reka tububakire uruganda rumwe rukora inzoga. Bubaka insengero bajye bahora basinze. Buriya muri Kongo byabaga mu mihigo ko buri mwaka bagomba kubaka byibura 70% y'insengero buri mwaka muri Kongo. Kongo yagombaga kuzuzwa n'insengero n'inganda zikora inzoga. Utagiye gusenga akaba yagiye mu kabari, utagiye mu kabari akaba ari kwenga, nta shuri ntaki. Baragenda uzi buri ikintu gihatse, ikintu gitumye Haiti iba mu buhake bw'iteka ryose ku buryo batajya bagira ubuyobozi. Abantu bagiye uzababaze Haiti nta muntu wo muri Haiti ukora, babyuka bakina igisoro, amakarita, ibyo kurya bajya kubifata bivuye muri Amerika. Amerika ibatera inkunga y'ibyo kurya, babaho nk'impunzi mu gihugu cyabo, babaho ku nkunga. Rero n'abanyekongo nabo nuko baruzwe. Ugize ngo akangute usanga ari ubaye icyaha. Ntabwo babaye icyaha cy'abanyekongo babereka ko ari icyago muri bo, ariko burya babaye icyaha cy'uko agiye gupapuza isahane ba nyiri ukuyizana, ba nyiri ukuyitahura, ba nyiri kurunda mu cyongereza bayita paro, iriya siteri ya Kongo ba nyiri kuyirunda bugiye kubapapuza. Niyo mpamvu ubona bihita biba ikibazo. So narindanye Karikwanga rero yageze muri Angola arareba ati twamaze kwitegura, byashoboka ko noneho turi buturitse rimwe ntiharokoke n'umwe. Byashoboka ko turi buturitse rimwe ntiharokoke n'umwe. Nicyo wabonye ko bazanye abanya-Ukraine barimo barabigisha ibiki n'ibiki, mbese biza no kwiturikirizaho ibisasu noneho.
ariko sinzi uwo bazacyambika icyo nzi uwo bazacyambika ntazashobora gutera abakongomani nubwo babigirira nabyo babyize se koko babyize nabyo ese Bosco tutarajya kure amakuru ndi kubona no yuko M23 ishobora kuba mu minsi iri imbere ishobora kutumurikira abanyarumaniya abacansho b'abanyarumaniya bagera muri 7 yafashe ayo makuru yaba ariyo niyo kabisa niyo nta gushidikanya possible hamye nkaho nayibajije ngo sizaberekana ariko kubibafitira bafite kandi no kubishobora ariko ntibafite gahunda yo kujya Bunagana se muri conference cya conference yabonaga nabo banyarumaniya nabo bazaza bitangira amakuru yabo si abanyarumaniya gusa n'abandi bo muri Belarus nabo barimo n'abanya-Ukraine nabo barimo abajya kurwana bose birimo bajya ku rugamba bose icyo nari mvuze no kuri Karikwanga wagenda Karikwanga yararebye areba imyiteguro bamaze gukora yumva ko bashigaje gukanda rimwe gusa mbese nibo bafite uburenganzira bukanda twiga ahasigaye bigaswenyuka bakahamagira bakaza bakabaca hejuru bariya abasore b'intare za Sarambwe bakiyizira kurwana n'u Rwanda nirwo bashonje ariko nka kwa kundi wigeze niba warasomye umwandiko w'umugabo w'umukene wasinziririye munsi y'igiti yarasinziriye ngo yararose arota amafaranga arota zahabu akangutse abura na rimwe nabo nibyo barimo kuko nta hantu bafite bakanda nta hantu none se ahubwo ko aho ngaho ariho nashakaga kujya aho ko ariho nashakaga kujya urashingira ku cyo uvuga ko n'abantu bakanda kandi imyiteguro ingana gutyo yarabaye utari kumbwira ngo uruhande bagiye guhangana narwo rwakoze iyihe waba waramenye uretse wumva uko ikibazo cyanjye giteye waba waramenye amakuru yo ku ruhande rwabo ntumenye ayo ku ruhande bagiye guhangana ukizera ko hari icyo urwo ruhande bagiye guhangana ruriho bombi nyine iyo menya yuko urwo bagiye kugiye ko nguwo wihaze mu mwuka menya n'urwo uwo bagiye guhangana urwo ruri kuki rero imyiteguro yagenze ite kuri M23 kuko choice nta yindi no gushaka agashinge ko kuzashyira kuri icyo bahaze kuko biri kose uriya afite uburenganzira buhaga umwuka kugeza aho ashaka ariko agashinge kamwe kazagituritsa asigarira amaramasa ubwo niba basunika bakabarenza kare bakongera bakabirukankana bakabarenza butembo uzumva telefoni zivuye muri baba bosi babo uretse ko nabo bihugiriye mu matora no guhangana n'abashaka kwica uriya uri kwenda kuzaho utanabyitayeho nongere mbibutse ko turanzwe ibyo biginga byabo byo kuvuga ngo ni niyo mpamvu ugiye mushyigikiye niba natoragayo nakamutoye nkatoresha intoki ebyiri ubwo buginga bwabo bwo kuvuga ngo agiye mu ntambara z'ahandi abivamo icyo nzi cyo nabo barye bari menshi bamenye neza ko bosi wabo manda ye izarangira mu kwa 11 undi perezida agatorwa nibagira imana azatorwa uriya mugore nibagira ibyago azatorwa Trump ako se Bosco ako gafone ntibazo kwizera nyine ni wowe utuma tujya mu zindi ngingo wenda tutari turiho ariko nahangaha reka tuhakatire tugenda twihuta mu mboni zawe ubu ugiye kuvuga ko abanyamerika bagize uruhare mu gutuma Kayikwamba njye ntabwo ndi bumwite kwa kundi uri kumwita yanga gusinya ko FDL igomba kuranga ntacyo ntabwo ngende umunyamakuru ndaho ngaho ndagumaho nahubwo ndi kukwibariza hari ukuboko buriya kw'abo bantu uri kuvuga nega n'abanyamerika hari ukuboko bafite mu kwanga gusinywa kw'amasezerano y'amahoro ku mpande zihanganye hariya muri Kongo cyane cyane uhereye kuri ibi biganiro biherutse bya Rwanda ubundi se abahanganye bagize ngo bari aribo baremye ngo baze gutera abantu
kuko intambara ubundi rega nibo ba nyirukuyiyobora, nibo ba nyirukukora kuri bariya. Nubwo uriya aba yibwira ngo arimo ngo arabakina, abazana bose, akazana abanyamerika, akazana abarusiya, bakakihorera bakavuga bati iki niki, bakazana abashinwa bakavuga bati iki ni ikintu cyacu reka tugikoreshe gutya. None se ubundi iyo ubonye bagiye kubafatana umujyi ugahita wumva ngo reka ngo dute Rwanda turubwire ngo rubwire M23 ngo intambara ibihagaze, utekereza ko biba ari iki? Ni umujyi w'abakozi babo baba bagira ngo biyoroganize, abakozi babo biyoroganize bongere baze bakomeye. Amerika ibirimo rwose, ibirimo 150 ndetse kuri 100. Nubwo ibizamo bucece ikabizamo ikwepa, abantu benshi rero bavuga ikinyarwanda batazi uburyarya n'ububandi n'ubutindi n'ubugome n'ubutiriganya bwabo, baba bazi ngo Amerika ishyigikira iki ko ariyo yifuza kutumara. Kubatamba rwose ni ibintu byoroshye cyane ikagera ku nyungu zayo. Wari ugikomeza utubwira ku ruhande rwa M23 aho ku myiteguro ngo yifashe. Iriteguye kuko none se ubundi bwo umuntu washatse kukwica wowe uragumaho nyine ukirwanaho. Urumva nakubwiye ntibyo bari gukora byose no gupompiye umwuka mu gipuriza, nabo bazitegura abagumi wabo bategereranyije agashinge cyangwa kuko zaho nyine asigaye intambara mu mboni zawe urabona intambara iri bwerekeze. Ndakubajije nti mu mboni zawe urabona biri bwerekeze hehe? Goma, ndasenga cyane ngo babe bize, ba boss babo babe bize. Ndasenga cyane ngo ba boss babo babe bize. Asigaye intare zibanze zibabyinagire, zibanze Butembo zibabyinagire, ba boss bazajya guhamagara byibura zigeze za Karongi. Za Karongi aho hejuru ya Bukavu. Burya mugira nahitwa Karongi. Hejuru ya Bukavu mu majyepfo. Goma aho mu misozi hejuru ya Bukavu muri za Karehe, za Karongi, icyo bikora za Karongi. Nago ubona mu mboni zawe Goma rega ntabwo Goma nyibona bajya kuyifata, ahubwo ndabona bayifreezinga kurushaho. Bivuze iki? Ndabona bashobora kuyifreezinga kurushaho kuko erega ni ijambo rimwe gusa bakoresha bakavuga ngo nta ndege icyemerewe kugwa Goma, wowe uza kugwa Goma uraza on your own risk. Babivuze Goma yabibaye freezed, ariko ikibazo ni uko bayifreezinga u Rwanda rwo rugakomeza rufunguye umupaka. Uko u Rwanda rufunguye umupaka Goma irongera ikabona ubuzima igahumekera mu Rwanda. Ariko ubundi bayifreezinga bagafreezinga Kivu, abanyarwanda bakabera imfura nabo bafunga bakiripotinga se babanza bakaryana nk'uko basanzwe babimenyereye, bakarya abo barya babamara bakazarya n'abana babo basigaye bakiripotinga. Bosco reka tugushimire. Sasa urakoze Shadrack. Arakoze umuvandimwe Bosco Denis ku makuru n'ubusesenguzi, kurumva ko adufashe kumva neza ko iriya mirwano impamvu igiye kongera kubura. Ngumva ko FARDC imaze kwizera yuko imaze gukora imyiteguro ihagije, bakaba rero bashaka gushyira mu bikorwa ibyo bamaze iminsi biyorganizingamo. Rero abadukurikira ubwo namwe mugiye kuba bari bera kureba, tongere turebe niba koko baza kongera gukora icyo kintu, bakongera kwishora. Reka mbyite kwishora kuko ndishingikiriza ku kuba igihe cyose bamanukiye bataratsinda. Iyaba hari rimwe cyangwa se kabiri cyangwa kangahe bigize gutsinda, ntabwo nabyita kwishora. Ariko niba igihe cyose bamanutse bataragarutse uko bagiye cyangwa bagarukana intsinzi, ntabwo nanone ndahangaha kugira ngo mbatere imitoma kandi byumvikana ko igihe bagiye bagaruka bitagenze neza. Ubwo rero nuko byifashe hariya hakurya, nicyo ngicyo kiri kuhapangwa. Ku ruhande rwa M23 nyine nabo nk'abitabara nk'uko Bosco bivuga, ureka tubitege amaso turebe uko bizagenda. Hari ikindi ndumva ari ibyo gusa. Icyo amakuru ndi kubona amashyashya nuko Rwandair igiye gusubika ingendo zayo Cape Town muri South Africa guhera ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10, ni mu kwezi gutaha. Ubwo abari barabukinze kuri ayo matariki barashaka ukuntu
bakwegera Rwandair bagashaka ukuntu babigenza. Muri Mali naho uyu munsi mu rwa mukuru i Bamako Rwandair kubera iki? Rwandair ntago yigeze itanga impamvu yabikoze. Okay. I Bamako Bamako naho habyukiye urusaku rw'amasasu, aho bamwe bavuga bati ni ibyihebe bishobora kuba byagabye igitero, ndetse hari n'umutwe w'iterabwoba wamaze kwigamba igitero cy'i Bamako. Ubwo rero niba muri Mali ibyihebe byavuye ku mipaka bikaba bisigaye byatangiye kugaba ibitero mu murwa mukuru, urumva ko naho ibintu bigiye kuba bibi. Itangazo ndi kubona rya Rwandair riravuga ngo we regret to inform you that Rwandair will suspend all flights to and from Cape Town effective 27th October 2024. Passengers holding Rwandair tickets after this date are advised to contact us or their preferred travel agents for rebooking options. Hano hari utuntu rwose ukanyoherereje ngo ni gahunda y'abarundi, kandi kubona umuntu wese nkandi kuri gatubyumva Intare Rugamba yarabona mu myaka 500 ati abarundi bazogwira buzukuruza bacu twagura igihugu aja ku rugamba haji Kongo hose hajya haguye yovira hajya hejuru y'ubuvira hose hajya no mu Burundi kugenda nkampaye se burya nibi yavugaga ntabwo byoroshye, avuze ko Kongo abantu bose baba bashaka kuyifata aho umutahe hejuru ya Uvira ni mu Burundi. Ikibazo gikomeye nkiri mu Burundi ndi kubona n'indi nkuru hano ivuga ngo 4 membres du parti CDP dont se représentant dans la nouvelle province de Bujumbura sont introuvables depuis ce dimanche. Ils ont été arrêtés par des imbonerakure n'abajene ba parti iri kuri pouvoir cyangwa ku butegetsi, bashinjwaga de tenir une réunion illégale alors qu'ils étanchaient les soins avec d'autres résidents au chefferie de Cibitoke. Ubwo bakoraga ibiki deni? Igifaransa cyane gitakaririye hano kuri ibi bintu bakoze inama itemewe yo gukora iki? Ni imbonerakure ariko nazo abo ngabo batari kuboneka. Ni ishyaka bita CDP. Ni abayoboke baryo. Batawe muri yombi n'imbonerakure zibashinja gukora inama itemewe mu gihe bari barimo ngo barica akanyota. Bo bari kwifatira akantu imbonerakure zitekeza ko bari mu nama. Ibyo bikomeje kuvuga mu Burundi nabo haba hariyo ikintu cy'urwikekwe gikomeye cyane. Urumva urwego Burundi ruriho imbonerakure zabaye nka Gestapo cyangwa SS, rwa rubyiruko rwa Hitler. Rwa rubyiruko rwa Hitler ruko rwari rufite imbaraga, rwa rubyiruko rw'ishyaka SS. Rwa rubyiruko rw'ishyaka ariko rwageza rugira imbaraga ku buryo n'igisirikare by'Ubudage byose bigendera munsi y'amategeko yabo. Urabona no ko no mu Burundi ariho bari kugana. Ahubwo urumva ko ariho bari. None se niba bashobora gufata abayobozi ngo ni representa ishyaka, abayoboke b'ishyaka bakajya kubangamira abandi bayoboke b'ishyaka ngo bari mu nama itemewe. Imagine aho igihugu kiba cyarangiye. Ni reka dusoze ikiganiro. Dusoze ikiganiro dushimira abantu twakibanyemo, tubararike gukomeza kubana natwe no mu bandi makuru n'ibiganiro bitandukanye Bwiza TV ikomeza kugenda ibagezaho. Nizere yuko mutabihiwe, nizere yuko tuza kubibona muri commentaire ko ibintu byari sawa cyane. Ubwo mwongere mudufashe muri shares ndetse munatange na like. Hanyuma mugire umugoroba mwiza. Amazina yanjye ni Shadrack Niyonsenga, nanjye yari Denis Ngiyumva. Bye bye. Ciao. Daddy, nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box,
bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Donde Diemanu warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 68. Gana iduka Donde Diemanu urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza.